uwo munsi w'urubanza umagaritse umutima unteye ubwoba. Uwo munsi w'urubanza umagaritse umutima unteye ubwoba. Ubusobanuro washaka kuzuba ngo umenye igitereko cyaryo ndetse n'isoko yaryo, iyo yaguha ubushobozi bwo kubara inyenyeri zose zo mu ijuru ndetse n'umucanga uri ku nkombe z'inyanja. Yego nabwira, ariko rimwe na rimwe hari ubwo nibaza impamvu bwira cyangwa bugacya ndi umuntu. Yego kandi mbona ndiho, sinabura kwibaza impamvu ndiho. Mbese amaherezo yanjye mama azaba yahe? Iyo ngeze aha baticishwa aha, nagera hariya batica hariya, bose bakanamanurira ukuntu ubuzima bwanjye buzarangira. Gusa bo nemeye nabonye bavuga kuri n'abavuze ko ubuzima bwanjye buzarangirana n'urubanza. Zanira agatebe. Mwe bagabo. Oya, iki si igitwenge. Oya yewe sinakamwenya, ahubwo ni ugutangara. Jewe mu rubanza n'Imana rurema. Oya simbyumva neza, njyewe n'Imana mu kuburana urubanza. Ubanza amatwi yazibye, njyewe mburana n'Imana. Urutahanye utaburanye rwose, njye ndemeye ndatsinzwe aka kanya. Mana yanjye nasenze menshi n'iri sengesho ryumve. Nshuti ku yindi barisanzurana, umwana na se bakaganira. Uyu munsi tugiye kuganira. Mana muremyi wa byose, harya ngo njye nawe tuzajya mu rubanza. Jewe nawe mu rubanza. Guca mu ziko ni guke ndakuvuze, buriya njye sinzi nakasongoyeho. Sibye nibyo sindasobanukirwa n'impamvu kiri byo kurya mu kanwa. Ni ukugira ngo mbeho. Ego nibyo, ariko si ubundi birasobanutse guhora ndoha mu cyobo kituzura. Ngayibaze ko mpora ndya buri munsi ariko nibagirwa n'impamvu ndya. Nta no gushidikanya sinakwibuka ibyangirira neza, niyo mpamvu mpora ncumura. Ibyo naracumuye rwose, niyo mpamvu ninginga marayika mutagatifu ngo amurikire iteka mu bukorikori bwawe wafashe umukungugu ukuramo imikaya amagufa nayo urayakorakoranya amera nk'amabuye. Ntiwibagiwe n'umwanya uzajya uguhesha icyubahiro, nzajya ngupfukamishiriza hasi amavi. None ngarutse imbere yawe nakamba nti dawe, aribyo nzari nibyo nibagiwe dawe binyize n'imburuzi mbikwiye. Ibyo ndabikora yaba ejo n'uyu munsi kubera ko nzi ko hari urubanza runtegereje. Dawe babarira. Ndabizi rwose wohereje umwana wawe kugira ngo amfire ku musaraba nyize inkeke y'icyaha, ariko n'ubu iracyandiho. Ndabizi kubera agomba kugenda nk'uwera uwakijijwe akagenda nk'uwakijijwe. Niyo mpamvu kuvuga ngo Yesu yaramfiriye byo nyine ntacyo nkora, n'ubundi rubanza ruzaba rungiyeho. Ariko da rimwe na rimwe hari ubwo nicara nkikiramo akanyabugabo nkavugana, ubundi reka nicare nirire n'inywere, n'ubundi Yesu yaranyijije. Ubwo nkakura agati mu ryinyo, noneho ngashyiramo ingiga, noneho nkibwirane nzaca mu ijuru nera de. Ak'umusore warabutswe inkumi cyangwa umunyemari warabutswe imari, ati ndakora iyo bwabaga bwose ubushobozi mfite ntawamiga. Uwo munsi w'urubanza umagaritse umutima unteye ubwoba. Uwo munsi w'urubanza umagaritse umutima unteye ubwoba. Uwo munsi w'urubanza umagaritse umutima unteye ubwoba. Nanjye ijoro nkaritereka nkavugana, n'ubundi ijoro nararitashye nkatekereza intango bazatereka, kereza abo bamarayika babahereza bazaba bari kumereza nanjye mbisamura. Nkashushanya umurambaro n'ubugari bwawo, nkasanga ni ahantu heza hatigeze kubaho ukundi. N'ubuzima nzaba mfite nuko nzaba ndi kumva nta handi nabibonye, ureke babandi birirwa babeshya ngo hari amasikariye. Nekereza ukwera kwaho, nkatekereza ubwiza bwawe, nkatekereza ibyiza byawo, nkasanga ngomba kuhaza. Ariko se itike ngo ni urubanza, mushikire bayi. Too much problem. Kuburana nawe rwose Mana ni ikibazo gikomeye, kiruta sayine na za kosayine, kiruta amahurizo kandi nta nubwo kigira umusozo. Erega Mana ntago ntanze iryo zina, n'iryo kamba ntago naryanga, nyerugabira bawe nayo ntago ntayanga. Timujisha ari kunyumva urubanza rw'imperuka. Ariko warubanza we nta soni, nigutumangayikisha ntakurura. Ndorerara ugatinyuka ukambwira ngo tuzahura kandi ntakubona. Ibyo ndacumura nkasaba n'imbabazi, ariko we ntunatuma mera n'utuzi. None se warubanza wibwiye ko Imana yandemye itanzi? Ishusho erega ndayizi, mu ijuru hahora here kuzima hagahura umwijima, ku isi ni kimwe cya kabiri ijoro n'amanywa. None se warubanza ukeka ko Imana itazi yuko ndi umunyabyaha kandi ntuye ku isi yera kandi y'umwijima? Ni nayo mpamvu nanjye nashobora kwira dede cyangwa ngo mba mu mwijima. None se warubanza ukeka ko Imana itazi yuko mba mu mwijima kandi nkabanamo mu icyarimwe? Niyo mpamvu nashobora kwera. Gusa nanjye iyo nicaye ngatekereza neza, nsanga ko ibintu bibiri buri gihe bigorana kubihitamo, ariko ikintu kimwe byuhita uboneza. Mama ugomba kubyitondera. Uru rumuri mbona nkabona n'umwijima icyarimwe, ndabizi neza yuko ari amahitamo yanjye mfite. Guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Warubanza we nanone reka nkubwire, hari ikintu utaruzi ko nzi. Buriya nzi yuko urumuri nahawe nzarubaza uko narukoresheje, hanyuma nkanabazwa nuko nitwaye mu mwijima. Warubanza we nanone ibi ndabivuga nk'umuntu, ntabwo mbivuga nk'umumarayika cyangwa se undi muntu uwo ari we wese. Ntuneranye.
wa rubanza uvugishije ukuri ukuntu uzi Imana n'ukuntu nzi ubona natinyuka guhagarara imbere y'Imana ngo ndikuburana nayo, naburana nayo iki, natsindisha iki? Uwo munsi w'urubanza umagaritse umutima unteye ubwoba, uwo munsi w'urubanza umagaritse umutima unteye ubwoba. Wenda nk'urugero reka nkubwire, dore Imana izuye abantu bose babayeho bakoze ibikorwa byiza ngo ngiye guhagarara imbere yabo mvuga ibikorwa byanjye byiza nakoze. Ibihe? Nta gikorwa cyiza na kimwe cyanjye kizaboneka, zabatsinzwe. Kuri miliyari 8 zituye isi natinyuka guhagarara imbere y'abantu ngo ndi gusaba imbabazi ngahe baza abantu bose bazaba barabayeho ngo ndi gusaba imbabazi. Ibyo ntabyo urumva ko bitashoboka? Wa rubanza we nanone urabizi yuko urebye mu maso y'Imana ahita apfa, ubona natinyuka kureba amaso y'Imana n'ubwiza bwayo. Urumva ko bitashoboka? Wa rubanza we nanone urabizi yuko abamarayika b'Imana batibutse kandi bashabutse bakangaranyije, ni gute natinyuka kubahangara? Wa rubanza urabizi neza yuko ntanga ko n'umuntu umwe yamenya ko ndi umunyabyaha nkanswe, noneho abo bantu bose bazabangana gutyo. Wenda hari se nsaba Imana ibyaha byanjye izabihishire yo kuzabigaragariza abandi, ariko n'iri sengesho ryaba ari ryo kwikunda. Gahibaza niba nsenga ngacumura, birumvikana ko ndeba ngacumura, nakumva ngacumura, natekereza ngacumura ko ni ibicumuro nyine. Ibicumuro bizatuma bancucuma. Ngewe njya nicara ngatekereza abo bantu bazaba bari mu ijuru bari kureba urubanza rwanjye, ngasanga barenze akabati k'ubwonko bwanjye. Urubanza rwawe rwose ntacyo nguhisha, icyo mbona cyo nuko byazarangira nabi. Nawe se ushinjacyaha azaba ari Imana, abatangabuhamya bose bazaba bari imbere yayo ku ruhande rwayo, uwo tuzaba tuburana azaba ari Imana, ari nayo iri kumburanisha. Ambwira ko ari gute ntatsinda urubanza, narutsinzwe kare ntabyemeye. Ubwo se nimba nsinzwe ntaraburana kubera ko mbona ibyaha bizampama, ubundi sinkwiye kubabarirwa? Mbwira, hari umuntu uremera ikibindi kukimena, none se Imana yaba yarandemeye kunyica no kundimbura? Okay, wenda reka tuvuge yuko ibumba rimeneka, ariko Imana yari ifite ubushobozi bwo kundema muri zahabu ku buryo ntangirika. Gusa rubanza icyo nicaye ngatekerezaho neza ngasanga nicyo nuko burya buri zahabu yose ituruka mu muriro, kandi nanone nzi ijambo ry'Imana rivuga ko ibibazo ari byo biyungurura umuntu akamera nka zahabu iyunguruye. Ariko uko bimeze kose rwose ndumva ngomeza gutsindwa, n'ubu ngubu ndatsinzwe. Hari ikindi nungutse, ubonye ko Imana byose yabikoze ku bushake bwayo, kandi ubwo bushake bw'Imana kubusobanukirwa byagusaba ubumana bwayo. Ubonye twariyanjije dufite umwanda dushyira mu isukure ngo tubanze twisukure tuzabone kuhinjira, n'ubundi niyobewe ko turi abanyabyaha. Igishaka ni uko duhanaguraho icyaha natwe tukakihanaguraho, hanyuma tukazabona kwinjira aha hantu hera. Naho ubundi wa rubanza we nakundaga gutekereza ukuntu Imana yaba yararemye ikiremwe ukundi ubundi ikazakirimbura, ikagishyira rwose mu itanura ry'umuriro ugurumana rwose gishya kireba. Oya ntabwo ibyo yabigambirira. Imana yagambiriye kera na kare ndabizi, no kugira ngo ikudukize wowe rubanza, igeza naho itanga umwana we w'ikinege kugira ngo adupfire.